duhuye dutya nk'abakristo ni ukuri ni umunezero kuko sinzi niba mwebwe muzumva nk'uko mzumva abantu baturuka mpande zose mutari muziranye mudafite n'ikindi muhuriyeho. Urabona wenda duhuriye mu kibina ahantu runaka none tukaza kwisangana none turi kumwe mu itorero, wenda twavuga tuti ni bwa bucuti bwo mu kibina n'ubundi baje kundema agatima. Ariko se niba ego ntaho twigeze duhurira mu kibina yari afite aho asengera, Emilie nawe kandi akaba afite ahandi asengera, Odase akaba afite ahandi asengera, afitemo n'umugore uririmba neza muri korali nziza ikomeye. Ariko tukaza guhurira ahangaha duhujwe n'iki hano kweli? Nta gatebo ngo tuvuga ngo baba bano wenda nawacungiye hariya ngo bashobora kumusaguriraho. Nta gisaguka ahangaha kitamvuyemo ngo kive muri mwene data ntacyo uri bubone, icyaha nta gihari. Ikiri inyuma y'iyo ntebe. Ikiri inyuma y'iyo ntebe. Yavuye hano turajya tugasaguka. Ikijyanye n'iyi ntebe cyo ntacyo. Bahaya ntajya hariya ariko hano kirahari. Oya prema ni ukuri ndanezerwa iyo mbona duhuye nta kindi kiduhuje, tudafite impamvu ebyiri. Tudafite impamvu ebyiri, uretse ko twahujwe na Kristo gusa, tugahura turi aba Kristo. Kuko iri ruba twumvise ahangaha, iri ruba niryo ritumye amadini ya gikristo atagira ingano. Ubungubu izina rya Kristo ni iturufu rya abantu benshi bakoresha ku isi. Iturufu mbese izina rya Kristo riragabura, ribeshaho. Izina rya Kristo rikijije benshi, ariko kandi rigatukisha na Kristo nyawe nyine. Nyirubwite agasigara ari igipampara kiri aho ngaho, baramucuruza bakunguka ariko wagahomba. Bari gucuruza ishusho ariko nta mbaraga. Ari umuyuda hari ikiganiro umwisirayeli yagiranye n'abanyafurika amubwira ngo kuki batemera Yesu kandi ari uwabo, ari we wari hano, wari wabapfiriye, ari we n'abazuke n'agakiza ari akawe. Agahita ariko ateye ibyo ari byo byose nubwo tutamwemera, ariko atubeshejeho gute? Kuko twebwe abanyafurika tujyana y'amadovize tukajya gusura imva ya Yesu, tukajya kunyura aho yagize, bamwe bakajya kuryama no mu mva ye ni Galilaya. Ariko Abisirayeli bo nyine babeshejeho nubwo batamwemera, ariko bo bararya ku bwabo. Nakumvise cyane, nakumvise. Ubundi Yesu ntawe adatungishije. Ari ab'ukuri ari ab'ibinyoma bose ababereye ubutunzi. Bose ababereye ubutunzi. Uwo muyahudi ntabwo yemera ko Yesu yaje Masiya. Bo bazi ko yari mwene Mariya nyine.
uwapfuye ni mwene Mariya, mugende murebe imva ya mwene Mariya. Ariko niba ari Yesu Kristo wahanuwe uzaza, ntabwo waca araza, uriya ni uwanyu. Mwebwe abanyafurika nimwe mumwizera, nimwe mumwemera, ni uwanyu. Ariko kandi niba hari abantu bagowe, abantu bapfuye nabi, abantu batagira igiceri mu mifuka, ni abanyafurika. Ariko nako babonye barakatuzanira hano, kuko wabo yaguye hano iwacu. Noneho bikatwungura twebwe, bikatuzamura. Ebana kabisa, mukomeze mwizere kugira ngo murusheho kuza natwe muturishe cyangwa se mutugaburire. Urumva iyo shusho y'ahantu yabambwe naho yagize batari ishusho abantu barimo bariraho. uretse na Yezu, uretse na Yezu tukajya twirusha mu bitekerezo, uretse na Yezu n'igipambara Che Guevara igenda urebe amafaranga wapugana ishusho ishusho fara imani gumurisha oya Che Guevara umuafrikaniste ukomeye muri Afurika, umuntu w'icyamamare waharaniye ubwigenge bw'umwirabura, ubwishyira ukizana iki. Che Guevara, kubona ifoto ye ni agafaranga kabisa. Ishusho ivuyeho n'amadini yabo, ishusho niyo yubatse amadini. urajya Che Guevara kure hera ahangaha hano mu Rwanda. Gatete se umukinnyi w'umupira. Gatete ndakugurira se foto. Uzamakaye ntabwo nikaye ni foto ya Gatete. wowe nturanyura hariya, ari ahantu tunyura hariya Nyamirambo aho bita kuri Saint Andre. Hari ishusho ya Mariya, hari ishusho ya Bikira Mariya, hari ishusho y'akana Yesu ari kumwe na Mariya, na Yosefu na nyina n'akana tusa biri aho ngo amafoto. Cyangwa ujya hano Sainte Famille ureba amafoto agurishwa cyangwa ikibe harebe ikibeho note zirasukwa ikibeho ukabitunganya neza kugira ngo kajye sesa. Urumva Yesu nta utamuriraho. Yesu ni umusitari, ni umuntu ukomeye cyane. Sinababwiye ubushize ukuntu hariho abakozi b'Imana benshi bamuryaho ka selfie. Ubundi ko nawe na Yesu ari abajama. Natanye umusilamu agafata karindazi akazishyiraho Yesu. Kuri Noheli abayisilamu bazagurisha imiceri, bazagurisha kuri Noheli n'akabare karunguka. Kuri Noheli n'akabare karunguka. Indaya ziba mu bosho. oya nzamuka ahangaha ari zubatse ahangaha irimo rwose hatari nzagira ngo bayibakire kandi bamaze bese bayubaka igihe baravuga ko ari cyo ari abamutoye, ari n'abamutoye. Pawulo ati cyakora hariho bamwe bamubwiriza babitewe n'ishyari no kwirema ibice. Ariko hakaba abandi nanone bamubwiriza babitewe n'umutima ukunze, kubera ko bazi neza ko hari icyo nanjye nahamagariwe kumuvuga. Baro ni bene data. Nanjye iyo mbonye umuntu uvuga Yesu cyangwa se ugaragaza ishusho ya Yesu cyangwa se umuntu ukwirakwiza impumuro ya Kristo muri quartier, umva mwene data Joseph hariya atuye mu cya hafi Kimisagara ndako. Mwumva inkuru zivayo, ubuhamya buvayo, avuga bati Joseph mwene data James nawe mwumva waraho ngaho, mwumva ubuhamya ukuntu abantu baguwe neza, nyine yafashe
ukuri nta munezero urenze uwo nguwo. Abakristo rero bafite ukuntu bumvana kandi bagasabana. Nk'ubu ngubu vraiment ryohewe no kumva Emilie umaze igihe wowe utazi nuva hano utavuze nabo nkombeje Sana wagezeho se oya vraiment nk'ubu ngubu duteranye dutya buri wese aba afite amatsiko yo kumva ikiva muri mwese. Umwe wasogongeye nyine akumva uburyo umwami wacu agira neza. Abandi ibintu byo gusohoza umuhango gusa ngo twateranye ngo none byari bishyushye ibiki. Umubajije byari bishyushye ntiyakubwira ibyo ari byo. Inzu yabyabize ivumbi ryatumutse mbese oya vraiment oya nukuri duhuye durya duprofite umunezero w'abana b'Imana, dusangira ibiva mu ndiba y'umutima kandi ibintu byo mu bwonko. Uko hari abandi nabo nanone bagize amateraniro nk'ishuri, amateraniro nk'ishuri mbese muze mwigishwa ubumenyi. Hari mwene data umwe rwose nzi kandi nawe yavugaga ubutumwa bw'ubuntu, rwose n'icyo ariko kandi harimo agasemburo nawe none ugasanga nyine dimanshi hari ikibaho kinini kiri aho ngaho ari gutoza kwigisha abantu icyaha icyo ari cyo n'iki. Mbese ni amasomo yandika amasomo kabisa, amasomo kandi mube none wamubaza atari ko se aho ngaho gute. Ni amasomo tu umwigisha dogita yarangiza bose ni ishuri kuko usanga ari we uhagaze hariya iteka uyu munsi ejo bundi we gusa nta wundi wabunga nta wundi ariko icyiza cy'ahangaha rwose buri wese aba afite umwanya wo gusangiza bene se imirimo Uwiteka ari gukorera mu bugingo bwe. Kandi hano nyine twivugira iby'ubugingo gusa, naho ibyo wungutse mu bucuruzi bwawe ibyo ni ibyawe, tuzabimenya ari uko wadutumiye tukarya ku kaboga. Ariko hano materaniro kuzana umuhamya bushyushye Imana ishimwe nabonye ikoti cyangwa se ibyo wapi kabisa. Bana b'Imana rero mukomeze muryoherwe. Umuyobozi wa gahunda dusangiza ijambo. Reka dufashe akaririmbo 109 tutamugiraho ikinyoma. Pastor yigeze avuga bari abagore barindwi basa bavuga ngo bifuza umugabo umwe, bavuga ngo tuzibeshaho ariko tukwitirirwe. Uyu munsi wa none niho abitwa abakristo bahagaze. Ikizabikubwira mbere ni muganira azabanza akubaza ngo hariya mu mwaka ya 10 n'amaturo niyo mubwira ngo azabanza kubwira ngo ubundi mubaho muti. Wacyumvise kivuga ko kubaho kwabo ni ukugaragaza Kristo, noneho akaba ariwe bacuruza kugira ngo babone uko babaho. Niyo mpamvu bafite impungenge ko kuvuga Kristo atihagije, ahubwo bagomba kumuvuga noneho bagasaba abantu ibintu kugira ngo Kristo avugwe. Ariko twe umuririmbyi uvuze ngo umutima wanjye ntuhagaze, umutima wanjye ntuhagaze. Urumva ko kubera iki? Kuko tuzi ko Imana tuvuga irihagije, ntabwo dukora ngo izitwunganire cyangwa tubwire abantu ngo kora noneho Imana izigufasha. Imana irihagije ubwayo, ndetse yagiye irwana n'abantu bagiye bazana ibyo byo gusa naho bahagaze mu mwanya wayo bayivugira, nyamara ari bashaka kwivugira bagaragaza ko ari abanyambaraga. Iyo ngeze aho ngaho niho mbona uriya Uza ibyo yazize. Uza yazize kujya kuramira isanduku y'isezerano ngo itagwa, agira ngo Imana nta maboko igira, ishobora kuba yabuze iyo sanduku kugwa ngo imeneke. Ashaka kugaragaza ko afite impuhwe cyane. Uyu munsi wa none abantu baragaragaza ko ari Imana bakorera, ariko bakayigaragaza mu kinyoma kandi kigaragarira umuntu w'ukuri.
kuvuga ngo Imana ntabwo ishobora kwikorera. Imana ifite imbaraga zihagije, idasaba gufashwa kugira ngo ibone gukora. Burya nicyo gituma ntekereza ko impamvu Eliya yari yagaburiwe n'igikona, ntabwo Eliya yagaburiwe n'igikona kuko hari habuze abantu bamugaburira. Imana yashatse kwereka Eliya igikona gikunda inyama, kiyamburira n'umuntu ku mutwe. Noneho kirayifashe kiregeye cyeshyiriye Eliya aho yari ari. Kigaragara ko Imana ubwayo irikorera, igatuma n'ibyo wakundaga wowe utabikunda kubwo gushaka kwayo. Imaze kunyanjagura umutima wawe, ukora icyo utagombaga gukora. Kandi abakijijwe banza kubamena imitima ya muntu, ikabaha imitima mishyashya y'ubumana, kugira ngo bakorere muri yo badakora mu muntu. Irameneka. Ntabwo rero Imana ifashwa, irihagije ubwayo kugira ngo ikore. Ntabwo umutima wa muntu ushobora gukorera Imana. Urashaka kubwira umuntu ngo nakore, azakora nk'umuntu. Urashaka kubwira Imana ngo nikore, izakora nk'Imana. Izakora ihereye kubanza kumenagura imitima ya muntu, ikamuha umutima woroshye. Tubahaye ikaze. Uwumva afite icyo atuganiriza, ntabwo twabahereje. Umuntu wumva afite icyo aganiriza iteraniro, ni umwanya wanyu. Ariko ataraza ngo anyambure mikorofone, reka mbe nivugira. Namutse torero ry'Imana. Ariko ibyo uvuga biraba birebire. Ndashima Imana kuri aka kanya kadasanzwe. Nimaze iminsi ntagaragara hano, ariko muri byose abana b'Imana aho bari tuba turi kumwe mu mwuka. Mu mubiri tuba dusa naho tutari kumwe, ariko mu mwuka tuba turi bamwe. Reka tubanze dusome Itangiriro. Itangiriro 27. Umurongo wa 13. Ariko ufite akanya yaherwa igice mwazabisoma cyose, tugumva neza iyi nkuru ya Yakobo na Esawu n'ababyeyi babo. Bereka umurongo wa 13, nyina aramubwira ati, mwana wanjye, umuvumo wawe aba ari je ubaho. Nyumvira gusa ugende uzinzanire. Aragenda arazizana, aziha nyina. Nyina ateka inyama ziryoshye nk'izose akunda. Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esawu imfura ye, iyo yari afite mu nzu, ayambika Yakobo umuhererezi, kandi ashyira impu z'abo bana b'ihene ku rukondo rye no ku ijosi rye aharembereye. Aha umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima yavuze. Amen. Murakoze. Ikana kakiripe ariko abo katumwe mu tavuze. Mpagaze hano nshima Imana bakaba hafi imyaka 7 y'ubu bwa kabiri. Kubera tariki 6 z'ukwa 12 2012 nibwo ijambo ry'Umwana wacu Yesu Kristo ryinjiye muri cyo mu bwa kabiri. Amazina yanjye nitwa Karibore Leonidas, iwacu ni Burundi. Nakunze kuba mu gihugu, nabo nakiriye agakiza.
mu by'ukuri nk'uko twigishijwe bumvise byinshi tukibato twese twavukiye mu muryango y'abakirisitu nk'uko byitwa ariko hari akantu kamwe ngiye mbanze mbabaze gatoya buriya iyo uvise umurwayi turakumva buriya indege no mu Rwanda umuganga yananiwe bakamuriza indege bakamujyana mu Buhinde muri Kenya muri Afurika y'Epfo no mu bindi bihugu banigana n'uko iyo ndwara bayirwanya gukira ariko rimwe na rimwe hari igihe agenda agakira hirya hari umuntu nzi yari bose wanjye mu myaka ishize baramujyanye mu Buhinde ntabwo yakize baramugarura bamusubiza muri Faisal ariko biranga cyakora mu Buhinde ikintu nabonye bamukoreye bamuhaye igipimo cy'ibyo kurya agomba kuzaranya urabona isahani imeze n'iyi palete babikaho amagi cyangwa se nk'ubu iyo sahani niko yari iforoma ku buryo niba ari umuceri ibishyimbo ubushaza utuboga n'ibindi ugomba gupima muri ka karagaro bashyiramo igi bitagomba kurenga cyangwa niko yabaho iyo ndabyibutse niko twabipima kandi iyo bitagira amavuta n'umunyu bazi ko iyo ndwara abantu benshi iki gihe bayifite nuko yabaho ariko amaherezo ararangira bityo ntabwo yarakize none iki gihe ese koko niba ufite umurwayi akamara imyaka 2, 5, 10, 20 ari kwa muganga adakira murabona ko muhita muhindura mukajya gushaka undi muganga none urakomeza kuba mu rusengero iyo myaka yose umuntu akubajije ese ufite agakiza ese uri tayari kuja mu ijuru agatangwa gushidikanya icyo ni igihamya cyerekana ko nta gakiza ufite nubwo utakwigumbira byinshi kuko iyo ugafise uhita yatura kugira ngo uravuga akubitiye umutima gaseze nta kumunwa ntuva kuvuga ibyo udafise ibibaho none haheze imyaka 7 Yesu avukiye muri isi twavutse bamutubwira ariko nanone tukibaza se koko Yesu uyu Yesu twigishijwe udashobora gukuraho ikintu cyitwa icyaha ukivuga cyakora ku bijyanye n'agafaranga Yesu baramuhamya amafaranga inzu imodoka wangiriye neza ariko ku kijyanye na hano mu mutima abo ngabo ni kubanza umuntu akayitondeka icyo nicyo kibazo rero gikomeye mu bantu ibyo nabibayemo ndabizi nta kintu wambesha guhera mu myaka 12 twigishwa uwitwa Yesu twigishwa ijambo ry'Imana ariko nanone tukabwirwa ngo nukora icyaha se imbabazi ibanga rero ryatumye nagira agakiza nuko namenye ko nasaba imbabazi nareka muri iyo nzira agakiza karimo kuko yaba karimo mba narakabonye siko bimeze yego muri iyo nzira yo gusaba imbabazi niba karimo ko ntabwo mba narakakiriye cyo bundi muri 2012 narakakiriye na mbere kandi wagiye usabira ati uzisaba gusa iyo twaja ku ifunguro ryera umuntu yarabanza akikaba kati avuye mu rugo ameze neza yindire wisuzume ko mubya mugakora nko ba kabiri 11 araho Pawulo yavuze ngo cyakora umuntu atazi ko ameze neza umutima w'iki kuryo bwose hari ingaruka iyo ngaruka niyo yatuma umuntu atekereza uze kwakira cyangwa mbanze ndebe komeza bikaba ngombwa kuja gushaka umutambyi kugira ngo ubanze umubwire ibyawe urebe niba koko akuvugire
ibanga rero namenye uku kumvugira nabyo ntacyo byamariye nabyo ntacyo byamariye ni hahandi ni ka gasahani nyine bagupimiramo mu by'ukuri ibyo ndabibamo igihe ariko cyakora kuriya urukundo iyo muvuga ngo urukundo rw'Imana nta muntu ashobora kugereranya n'ubu wagereranya ngo inyanja ngo ijuru ngo ibyatsi ngo bakandika biriya nyine ntabwo warupima nta kintu warupimisha kuko hano Rebeka yabwiye umuhungu we ngo emera umuvumo wawe aba ari byo ubaho kuko Yakobo yari atanguye kuzana bya bintu ati urabona jewe ntabwo yafise ntamurakora arahita amenya kandi n'ijwi ararizi muze kumubyaye wo kuri umwana we ijwi ararizi arazakumva ko ntari Esawu ese ni kwa ukuri tumvikana ahantu ntabwo kwa ukuri kandi abwira mama we kandi nawe yari we yamubyaye baramuretse ati use ntamurakora ntikwegera umuvumo mu cyimbo cy'umugisha nyina kubera urukundo ati emera niba ari n'umuvumo jewe ndawemera uje kuri iki ukomeze usomye neza inkuru birumvikana ko Yakobo nuko yagiye ku gahato ka nyina niyo ntabyo yashaka mama ndamwubaha reka kugenda ariko none ijambo riravuga ngo Yesu ntabwo yaje gushaka abazima yaje gushaka abarwayi Yakobo ntabwo yari yamenya ko arwaye nyina we yari yamaze kubona umuti mbese inzira y'umugisha ariko Yakobo ntabwo yari yasobanukirwa umugisha ashaka uwo ari we kuko Yakobo yatinya mukuru imbere yabo yaramuriganije bitewe n'inzara amwambura umugisha wo kuba umushefu ntiyamenya kuba umuhaye ariko nanone yari agishidikanya aho atari nubwo nawuhawe ariko sinawakira ntabwo ari kukweza kumenya ko ari wo yawuhawe mbere ntabwo wararwanyije nyine sibyo nyine kuko yakomeje kurwana na nyina ahantu ubwo nyina aremera ati emera umuvumo wawe aba ari byo ubaho nibwo yemeye ati kapfe kugenda sana rwagazi bihera kandi nyina urabona ko nta nubwo yagarukiye hageze n'igihe atwara imyenda ya mukuru Esawu ati niba isa ari mu mukorakora ubwo bwoya avuga adafite ntabukorakora kuko se bibiri kuba gusa ntabwo yari akireba neza nubwo bwoya araza kubwumva ariko ni bwa wundi intege ntabwo ari ubwe ntabwo ari yewe na nyina se ntabwo ari ubwe mu by'ukuri ubwo reka gusa n'ubwira icyanswe kimwe mariko kabiri umurongo wa mbere mudusomere mariko kabiri umurongo wa mbere ariko ivanjiri ukanditswe na Mariko igice cya kabiri umurongo wa mbere aragira uti nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu bimenyekana yuko ari mu nzu benshi bateranira aho buzura inzu barenga no mu muryango nuko ababwira ijambo ry'Imana haza abantu bane bahetse ikirema ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema Yesu abonye kwizera ko ababwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe ngo ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo
biburanya mu mitima yabo bati ni iki gitumye uyavuga atyo arigereranije ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanye batyo mu mitima yabo arababaza ati ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu icyoroshye ni iki ari ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa ari ukumubwira nti byuka wikorere ingobyi yawe utahe ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe arabyuka yikorera ingobyi ye uwo mwanya asohokera imbere yabo nuko bose baratangara bahimbaza Imana baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Amen. Mu by'ukuri uyu murwayi ngamubwira ni iki yakoze uretse kubeshya nubwo waba utazi kubisobanura tutagiye muri nabwenge uyu murwayi yakoze iki nta n'umunwa yigeze abumvira ariko hari ahantu Yesu yavuze ngo ndagutegetse none urumva ni itegeko kuko agomba guhaguruka mu mirongo ya mbere bavuze ngo Yesu arebye kwizera kw'abo bantu bari bamuzanye aravuga ati byuka wikorere ingobyi yawe utahe none se iki gihe iyo umuntu akoze icyaha aravuga ati reka njye gusaba imbabazi akajya kwivugira uyu se ko yakize ntacyo avuze kandi biravuga ngo twigire ku batubandirije uyu yakoze iki Pawulo nako Yakobo nubwo yatangiye kwitwaza rwose wenda nuko yari ari kumwe na nyina none se uko yari agezaho hafi yo gupfa ko yari agezaho gupfa no kuvuga bitagikunda ubuse yari gukora iki yari uwo kurimbuka yari uwo kujugunya yari uwo kugira iki mu by'ukuri tugomba gusobanukirwa neza n'ikintu Yesu yaje gukora iyo turi kuganira n'umuntu ndamubwira uburyo agomba kwakira agakiza akagenda amagana ariko tutarinze kujya muri byinshi niba koko wemera ko Yesu yaje mu isi ubundi misiyo ya Yesu yamuzanye ni iyihe yaje gukiza abantu ibyaha yarabibakijije yarabibakijije none ibyo uvuga ufise bivaye niyo mpamvu muri Yesaya baratubwira ngo ibyo nibwira bitandukanye n'inzira zanjye zitandukanye n'izanjye kugira rero ngo nakira agakiza birasaba ngo ibyo nibwira mbireke n'inzira yanjye nayo ndayirekure kuko ntayirekuye sinshobora kwakira agakiza ibanga rero namenye kugira ngo nakira agakiza kandi nzi neza ntashidikanya ibanga namenye Yesu ntabwo yankijije abantu benshi bazi ko yabakijije ibyo bakoze ariko iby'ejo hazaza byo ni ukwirwariza ntabwo ari uko Yesu akiza jewe ibanga namenye Yesu yahereye umunsi ntutoba nkiri mu mubiri icyo nzaba nakoze uwo munsi Bibiliya avuga ngo turareba tugacuma atekereza tugacuma dushobora kuba inyangamugayo n'iryo jambo rirakeye ntucumura n'ukurebye ubwanje ni icyaha ntabwo rero ujembe icyaha kuko nakoze cyangwa aho ikintu cyagaragaje iri n'iryo banga namenye jewe ubwanje icyaha kiba mu maraso Yeremiya 12:9 icyaha kiri ndimu bwanje nagipfukanye sije nagikoze ntande nasanze gihari ariko nuko natije nagikoze cyaranyandukiye kuko navukiye aho kiri ni nayo mpamvu nta n'uruhare mfise ko kukivana kuko sije nacishizemo
wavukanye ubwandu navukanye ubwandu kandi ubwo bwandu si jewe nabuzanye jewe sinapfa nawe siwe siwe iri niryo rero wakanamenye kumbwira rero ngo urabona mana kuko iyo ubwiye imana ngo mbabarira uba ushaka kuyereka ko ejo utazongera mbese ushaka kumera neza mu minosa mu muziranenge mu by'ubuzima mbese wacitswe mbese nanyereye kandi kunyerera wenda nk'ahantu imvura yavuye haranyerera ntunyerera ubishaka abantu rero urwa muvuka uri mu bunyerere ituku hari undi yose ngenda muzanye cyangwa bikunze ndenyerera ndenyerera ku murongo w'iki gice ku murongo wa 17 hano muri Mariya ngo Yesu abyumvise ababwira ati abazima sibo bakeneye bifuza umuvuzi ni abarwayi. Aba bantu rero mubona utarakira agakira ntabwo baremera ko barwaye. Umunsi azemera ko arwaye nibwo azamanika amaboko muganga azamuvure. Mwese muganga wa mugango azakuvura gute utemera ubundi mesaje kuri ya muryango buri muntu nta winjiramo ari uko bamutera cyangwa wenda ugiye kureba ubu waba arwariye utarwaye waje uja kumara yiki no kwa Yesu uramu utemeye kurwara ndakurahiye nta n'umuzana huri ntabwo bivuza nabi nyine ntabwo bazi indwara nicyo kibazo wo kukidendezi byagenze biti wo kukidendezi na Yesu yaravuga ati Yesu urashaka gukira ubundi tese ndakira gute nta muntu ufite ubunyama nta bindi jambo yamubaza Yesu urashaka gukira ati reka ngira ngo ndasimbutse ubundi akantakaye niba urwaye umuntu ahita afata izindi nzira ntavuga ntashyira kuri topic ntabara niba ubishobora bazi ahita azana izindi nzitwara dore urabona bimeze gutya na gutya na gutya nta muntu uvise intebe marayika amanitse ariko abandi bo bari bagifite agateke umwe yaravuga ati ni ugucunga nimba n'ubusi marayika amanutse akayazungagiza gatoya reka sekukira uwo muntu abarwaye ntabwo abarwaye abaciruka yarabarara ngo ntabwo ushaka kubaduka kabyo ntibishoboka Yesu rero abantu n'abareba ariko mpamvu avuga ati yemwe abarushe n'abaremerewe abo bantu rero nibo barushe bararushe barabamaye biga kuri iki gice kuri iyi nkuru ya Yesu na Yakobo nawe teke ntabwo ariko se ntabure namenya ibanga ryo mu muhungu ndabona se Esawu kuba bagiye kumwambura umugisha we niwe yari umwana wo mu rugo we yagomba kujyayo ese nyina ntabwo yakunda Esawu yikundira umuhererezi ariko nyine yari imvugo yo mu mubiri nyine ntabwo nari nasobanurirwa ariko mu by'ukuri rero umuntu kugira ngo uhagarare imbere y'Imana mu by'ukuri jewe ubwanjye ntabwo ushobora guhagarara imbere y'Imana ahubwo amaraso ya Yesu niyo ntwikira none Imana yandeba ntabwo ari byo ibona reka da niyimbonye ibona ndi Yesu ibona ndi Yesu Yohani wa mbere 4:17 kuko ukwari mwasoma aho ndakunda cyane ariko muri aya maso turebesha ibintu ntabwo bishoboka. urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4:17 ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka kuko kwari ariko turi muri iyi si iri jambo hano hanze wari ati wowe usanga Yesu koko
iri jambo hano hanze waribwira umuntu akagenda atandukanye amabuye kuvuga ko usa na Yesu ni icyaha gikomeye kwigereranya sinjyana n'ibyo nyine bambwiye muri Mariya kuvuga ngo kubivuga urabivuga kuko simbivuga ubwanje bivuga kuko hari ikindi cyangwa hari ikinzuri ariko kuko ndabivuga nirenga by'umubiri kuko pari ariko turi muri iyi si ariko abatureba ntabwo biba byumvira niyo mpamvu hari umuntu yigeze kuvuga ati umukirisi cyangwa kwizera n'umusazi ni nk'umusazi kuko kwizera ukuvuga ngo usa n'Imana Imana Mose Imana yaravuga ati ariko yabwiye Mose ati jya kwa Farawo Mose ati ubundi Jesi ndi n'icyozi sinzi no kuvuga Imana ati ese ninde waremye kutavuga ninde waremye no kuvuga Mose yakomeje kuzana inzitwazo dore urabona jewe nta nubwo ntisinda nazwi gusa ndahaga kwa Farawo Imana avuga ati Aroni mu mwene wanyu ntasi muri dore ndakugize nk'Imana ya Farawo zaza mvugira mu kanwa kawe Aroni nawe Mujukuri Mose nawe yari mu mubiri ayo ukomeye gusendewe imbere y'umwami Mujukuri rero ni iribanga namenye kugira ngo nsobanukirwe ko nta bwoba nta gushidikanya niyo numvise umuntu asenga avuga ngo Mana ndagushima uba ndinze hari indirimbo ziri hano hanze barishima Imana ngo yarabarinze Biblia avuga ngo dupfa turabumwami tubaho turabumwami ubuze utinya urupfu n'ubundi tutari abisi utinya urupfu abantu bavuga wenda bari impfu ebyiri ubwo bwa mbere wenda nyine ko batinya ariko bakagombye gutinya ubwa kabiri nyamara ko ni ubutabo nta mpamvu rero ubwa kabiri hari igihe njyama undi mw'ibyo nkasimbuka mu buriri umuntu niyo mpamvu aka gakiza ntabwo gashobora kuvaho akavaho ntabwo uba warafatiye icyo ni igihamya cyerekana ko utagafite ntabwo kavaho Ibyavuga n'intumwa 7:39 byakozwe n'intumwa igice cya 7:39 aragira ati ba sogokuruza banze kumwumvira ahubwo bamusunikira hirya basubira muri Egiputa mu mitima yabo babwira Aroni bati uturemere imana zo kutujya imbere kuko Mose uwo wadushoreraga adukura mu gihugu cya Egiputa tutazi uko yabaye nizo kubajya imbere basubira muri Egiputa basubiye mu mitima basubiye ibi birahura no muri Yeremiya 2 Imana ivuga ko abantu bari bakoze ibyaha ko bayimwe none abantu bayimwe nanone bayimwe iki gihe se bavuga ko abantu batinda bayimura none se igiye kugira Yesu ngo Mana kumusabira mbabarira ntabwo uba wimuye wawe ni Yesu kuvuga no kumwimura no kumwimura no guhakana ikintu cyakoretse ku musaraba kandi ku musaraba Yesu aja gufatwa Petero yari yaramubwiye ko azamurwanira abonye intambara itangiye baje kumufata Petero yakoze ataramubuza yasoko inkota abati tena mubwiye ko azamurwanira none dore birabaye si byari bitagiye Yesu ati reka ingano tubana Mariya ni umwuka atumva n'umagaye mw'ijuru bakohereza abamarayika
legiyona 12 ariko none ibyanditswe byasohora bite icyo ese yacika intege bahise yigendera yahise yisubirira umuntu namubwiye ko nzamurwanirira arabyaza ntakundi abantu rero bahora basubirayo cyane igihe mu gihe utaremera ko ku musaraba ibanga dufite nta handi nanjye n'iryo banga nahishuriwe menya ko ku musaraba ariho byose byakorekeye yesu ari gusenga mu gashamba k'Getsemani kubura gucika intege k'umubiri yarasenga ati byatumye bashobora Imana yari yaramaze kwandika ko bigomba kuba cyakora yarabyumvise kuko yamwoherereje abamarayika bibiliya avuga ngo yamwoherereje marayika amwongerera imbaraga zo kugira iki zo kugira ngo asohoze icyari cyaranditse cyangwa misiyo yamuzanye nta handi rero dukura ibyiringiro bose wa muntu hakana ubupfuse wari ubugiye birashoboka ntari dukura ibyiringiro twiga ubutumwa bwiza batubwiye ko yesu abatizwa na yohana agakiza kari kamategeko kuko yohana yafashe ibyaha by'abari mu isi bose abimurambika hari uwabajije ati se ko niba ari ukujya bimeze mbere bumva ngo yesu ahinde kuja ku musaraba kuko agakiza kari kabonetse ariko uko bibiliya ivuga ngo amaraso atavuye habaho kubabara ubundi imari imwe ry'amaraso ya yesu ryari rihagije gukiza ikintu cyitwa icyaha ariko n'ubu benshi baracayahamagara no kuyahamagara apfahe ni ikimenyamenya kutayafise wahamagara icyo ufise icyo wabaye impamvu bayahamagara ntayo bafise ikibazo ibanga rero ikibazo bagomba gusobanurirwa iri banga kandi nanone kugira ngo iri banga baryumve ni uko babanza guca bugufi bakareka ibyabo bakabishyira hasi kuko natwe kugira ngo tumenye iri banga twararekuye ni ukurekura mbese ukamera nk'umuntu uraho agira icurico hari icyanditswe kimwe abantu benshi bibeshaho iyo usomye mu rutaha Gahini nabe ubona ikiganiro Imana yagiranye na Gahini ariko mu mirongo ya abantu benshi bakubwira ngo Gahini ngo yararimbutse mu mirongo ya nyuma ya kiriya gitabo cya gice cya kane mu itangiriro Imana yaravuze ngo irushizeho ikimenyetso kugira ngo hatagira uwo kwica icyo kimenyetso ni iki kugira ngo hatagira uwo kwica abantu rero sinzi uburyo basoma bibiliya ariko rero ntabwo twabarenga hano mu bakolosayi igice cya 2:25 bavuga ko ari ubwiru ari ibanga ari ubwiru bw'ibanga ryahishuwe ari kera ryari ryarahishwe ariko ryarahishuwe kuko rero turashima Imana nuko yangiriye ubuntu amenya ibanga ry'iribuka umwuka w'ababyeyi ahubwo igisigaye ni uko natwe twagira inyota yo kumenyesha ibanga abandi bataramenya ariko biragora kugira ngo Yesu yaravuze ngo izi zabanga kuko nanjye yaragize ntabwo bitangaje kuvuga ngo uri umukiranutsi uri umuziranenge abantu ntibabyumve ntabwo bitangaje kuko bafite andi matwi bafite andi matwi reka dusoze dutanditswe kimwe kiri muri Yesaya 46 umurongo wa 3 Yesaya igice cya 46 umurongo wa 3 kiragira kiti ni mu nyumve mwa nzu ya Yakobo mwe namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese
abona ahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka nkabageza mu zabukuru ndiwe muzarinda imvi ziba uruyenzi nkibaheka ni jye waremye ni jye uzaheka ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza nzaheka kandi nzajya nkiza nta ruhare umuntu n'umwe hano afise aho igikwiye maze umuntu uhekwa ni umuntu mukuru cyangwa n'umwana si umwana uhekwa abantu rero bashaka kuja imbere y'imana n'abantu bakuru bashaka murakoze imana icyo hano umugambi wawe umuntu w'umugabo bagushyize mu bwoko nawe sasa nari ndi gufatwa n'indirimbo ariko turayiririmba dutashye ndagira ngo dusome ku rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere maze iminsi nk'uko mwene data ari nabyo twese dusangiye ni umugisha twagiriwe muri Kristo Yesu sinashimye cyane nari ndimo nyumuza numva ucyumva twebwe ba Yakobo twambaye uruhu rwa Esawu tugahangara tuti ndi Esawu imfura yawe data sinashimye cyane jewe Yakobo nkahangara ni data ndesa imfura yawe nkahangarira ijambo hari ijambo dusomye ku munsi w'urubanza uri umunyabyaha uri umukiranutsi ndi umukiranutsi data nta muntu utarahawe uyu mugisha wa Esawu uzahangara kwitwa Esawu azakomeza Yakobo ariko nanjye nyine haleluya ukomeze kwatura ko turi ba Esawu nubwo ijwi ari Yakobo ariko nyamaruhu ibikonjo byose Esawu rwose nta nubwo tubishidikanya kuko niko kuri kubwa Yesu ni byiza hari sinzi niba yibuka ariko kamwe avuga ngo tukiri abanyabyaha Yesu ataraza twari dutandukanijwe n'Imana ariko amaze kwitanga duhinduka abana b'isezerano twajyaga tukaririmba tutakazi kandi tukanafashwa bimwe bya kamere tukumva tukiri abanyabyaha Yesu ataraza ariko amaze kwitanga duhinduka abana b'isezerano mu bwoko bwatoranye niba Yesu ariwe twiringiye ubutunzi ntabwo tuzakira imigisha yose yo mu gakiza ni umugabane w'abizera Yesu dore ubuzima dore amahirwe niba umwami Yesu kuririmba ibyo bintu bitari mu mutima ubu birangiza iyo ninjiyeyo korari ikaririmba iyo ndirimbo ndarira kwihangana bikananira niyo mpamvu nkumbura kubana n'abagiye umugisha cyane ese nashimye cyane ntabwo nari mpamutse ariko njya mbakunda cyane rwose agasura mwe namwe nkumva bumbuye abantu nahoze ndimo nibaza ko yamusore yagiye kujya kwicara ndimo nibaza ariko papa bijya gukunda kuba ari kuri sente ajya asobanura ibintu numva bishobora njya mbakumbura stade nyagumbura bene data sinashimye cyane ejo bundi nari ndimo ntekereza kuri aya magambo najyanye na bosi wanjye hano hirya twari kandi asiga amarangi afite inzu nziza baheza imodoka rwose Range Rover yari afite umupira ko ni kwa poste n'umukombe hano hakurya y'Igisagara yari afite umunsi w'amasengesho uwo munsi abantu bari batwangiye amarangi bayavanga nabi yewe batishimye ndamubwira ibintu by'ibyabire ko icyerekezo cyane aganira n'umuntu